ubu ngubu ni mwitorero natinya kujya kuragura butakanisa Imana icyizere. Umuntu uri mwitorero natinya gukora ibiteye isoni kubera ko yatekereje ngo nta gisubizo abonye, agatakariza Imana icyizere akajya gushakira amahirwe yanyu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dukeneye kugira kwakira kwizera gushyashya. Abashumba rero batwangije kuri aya magambo, imitima yacu yaranyuzwe. Nimwongere mukomere amashyi menshi cyane. Turashobora gushimira umushumba mwadufasha azihana pasiteri. Mbabarire twongere dukomere amashyi menshi cyane. Itorero rya Resurrection rya Bega mufite umugisha. Ukirengagiza ibintu byose ejo tubwira ibintu bitanu yakabaye arimo, ariko byose yabyengagije kugira ngo abane natwe. Ni ukuri ntabwo ukuntu mbivuga, ariko imitima yacu iranyuzwe kandi twabihaye agaciro, kandi nzi neza ko Imana imuje ibahaye agaciro. Haleluya, haleluya, haleluya. Mushumba twateguriye Imana musore mwiza. N'ibyakabaye bikorwa atubabarire, kandi buri akoze umuntu wakoze. Iyo habaye gukora habona ubukozi. Rero tubabarire umushumba, ibyo byose bishobora kuba bitaragenze neza turi hano, tubabarire. Imana imwishimereze umugisha mwinshi cyane. Reka tumushimire asubire mu gihe. Turashaka gushimira abashumba twatumiye bakaza kubana natwe. Reverend Mzee Kiruka na Pastor Emile. Reka duhere kuri Pastor Emile atambuke kuri Teresa twamuteguriye.
ibiziganza byinshi cyane twese urifura mana ijambo ryawe ni ukuri ineza yawe itagira umupaka yangezeho urifura mana ijambo ryawe ni ukuri ikindi gikomeye cyane nko muri biriya tujya tubona ahantu Imana yahamagaraga abantu bato bakanga none yaranze kujya kuri politiko aza guhungira itarushishi rero kubona nanjye mpamagara rero kandi bitebuka kuri telefoni nkamuvugisha turashaka kuguhamagara turashaka kudufasha gukina gutya akabyubaha akaza ni ikintu gikomeye cyane hanyuma akishyira ndetse n'utabona agakomeye urifura mana ijambo ryawe ni ukuri ineza yawe itagira umupaka yangezeho urifura mana we urifura kwihanganira video ku ndirimbo tutahanze ahantu bari banze gushyiramo pasita urifura pasita urifura pasita we ijambo ryawe ni ukuri ineza yawe itagira umupaka yangezeho urifura pasita urifura pasita ijambo ryawe ni ukuri ineza yawe itagira umupaka yangezeho yahindutse aragenda rero bana bacu tubifurije umugisha kandi Zaburi 127 ku murongo wa 3 avuga ngo dore abana ni umwana uturuka muri Iteka. haleluya haleluya imbuto z'ibya nizo ngororano Uwiteka atanga nk'uko imyambi imera mu ntoki z'Imana niko abana bo mu busore bahirwa bafite igihingwa kigezwe haleluya bameze batyo ntibazakorwa n'isuri amen kuko bazavuganira n'abanzi mu marembo Imana ihumure gushimira abandi natwe mu buryo bwose bushoboka ariko ni uko adahari ntabwo byashimishije ko yagiye impamvu atari buze kuza kuba ari hano reka sabe uriya muyobozi w'urubyiruko aze ahagarariye umuntu witwa Esito igihe cyageze rekera kuvugana umushumba ko yatwigishije no kunaganiza buri munsi twavuganaga buri munsi imyiteguro yose y'igiterane ibikorwa byose bikenerwa hano ibintu byose bikenerwa ku itorero bitegura igiterane ibyakira abantu ibijyanisha abantu inama zose zazaga zirahangaje ahantu hose Esito yarafashije ntabwo ari hano ngo mushimire ariko mwese nk'umugenzi w'ubutumwa twamushimiye n'ahantu abyumva tumushimiye Imana imwishimereze umugisha reka Theo ahagararire ase kuza kumubwirira Imana Imana imwishimereze umugisha ijambo ryawe ni ukuri ineza yawe itagira umupaka yangezeho yahindutse reka imyize kuri twe n'ibyo twemerere dushime Imana yabaye natwe kumara kugeza hano
Imana yo kwishima ntabwo tuzabereka, tuzakomeza tuyishime, nitunagaruka tuzaba tukishima. Ndashimira umuntu witwa Prince ari hehe. Imana yo mu ijuru imuhereze umugisha, ntabwo ndimo kumubona hano. Imana imuhereze umugisha. Ndashimira Theo, inama nziza, inyunganizi, kumamagara buri kanya ambaza nta kintu mwabuze, ese umeze neza, ujya bahora kumbwira ikintu cyaba ubona kitagenda neza, tubafashe muri yo kumeza kugira gutya nukuya tubwire tubafashe. Ndagushimiye Theo, ngamije imuhereze umugisha kandi tuzakomeza. Hari igihe tuza aha ngaha ntituhakura ijambo ry'Imana gusa, tukahakura n'inshuti. Rero iki kintu kiraguze cyane. Ndagushimiye cyane Theo, ndashimira Sibo, ndashimira abantu bose babanye natwe muri iki giterane tugeze ku musozo. Ndahendeye, dufite mu kanya indi gahunda ikomeje, turacyari kumwe n'abashumba bacu, dukomeze twumve ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru imuhereze umugisha. Twagenda tujya kwicara itorero rigasoza, Imana yo mu ijuru imuhereze umugisha. Icyenda abandi ni 18. Umusomyi wadusomeraga nadusomere kugira ngo twihute. Nuko mugende mujinira abantu bo mu mahanga yose. Imana ibaha umugisha kandi bose cyane. Data Mana mu izina rya Yesu, mu izina ry'Imana ikomeye, mu izina ry'Imana isumba byose, mu izina ry'Imana iri hejuru ya byose. Turagushimiye Data mwiza, turagushimiye kubw'isi n'isi. Turashima kugabana n'abakobwa n'abana b'abahungu. Turashima Imana yacu turashimye ko Data ubakoresheje abari bo bitekerezo yacu, reka abari bo gusa, reka hagaragara ukuboko kwawe, reka hagaragara ubwiza bwawe muri bo, reka Uwiteka Imana ubagirire neza. Umwuka wawe Data ukomeze kuganza, umwuka wawe akomeze kugana nabo, imbaraga zawe zikomeze kugaragara, imbaraga zawe zikomeze kugaragara mu izina rya Yesu, mu izina ry'Imana ikomeye kandi isumba. Turakwakiriye muri iyi ntacyo nibo, reka nabo rikabafashe, rikubwira ibikomeye. Izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze Mana, urakoze Mutana, reka tukagera ahangaha waha umugisha, uragirire neza Mana, imirimo yabo, ibikorwa byabo, kuri gahunda zabo, reka babone umugisha wawe, reka babone amahoro yawe, reka babone kugira neza kwawe, reka babone gukora kwawe, reka babone ubutware bwawe mu izina rya Yesu. Urakoze Mana Imana yacu. Azakorera imbere ku mwami, ntabwo azakorera abagufi. Izina ryawe rihimbazwe. Urakoze kubw'abana bacu bahiho muri buryo n'ibumoso mu izina rya Yesu. Amen.